Yes, inshuti bakunzi ba Channel Denezevari TV muraho neza, amahoro y'Imana n'abane namwe. Ndabasuje kandi ndabakunda 5 reka mbifurize ishya n'ihirwe. Rero ndabakunda cyane 5 hanyuma rero reka suze aba diaspora bose, suze abaterankunga, suze aba parrainage, suze abantu bose. Nkuko mubibona rero aha imbere tubafitiye umushyitsi. Uyu mushyitsi rero reka tangira twibwira amakuru. Amakuru ni meza. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Umerewe ute? Meze neza cyane. Uraho urakomeye. Ndakomeye cyane. Aha. Rero ushobora kwibwira abakunzi ba Channel Denezevari TV amazina yawe. Yego murakoze bakunzi ba Denezevari TV. Nkuko amazina yanjye ni Niyonkuru Eric. Mu rugo ni Burasirazuba mu karere ka Ngoma. Niho kwivuka ariko ubu ngubu ndi kubarizwa mu uyu mujyi wa Kigali. Yego. So rero wari wifuje yuko watanga ubuhamya kuri Channel Denezevari TV. Rero ubu tuvugana ugiye gutangira udusengera, numara kudusengera hanyuma ukurikizeho ubuhamya bwawe bwose, ntugire icyo usiga. Nubwo duherukana baramwita ubuzima buragoye, ndashaka rwose ko waza mvugira kuri Channel Denezevari TV byibuze nanjye abaneze amatwi bakabasha kuba bamakazi kuba gafite. Ubwo hajya watubwiraga ko ushobora nko gukora akahe kazi? Navuga ko nshobora akazi kose nshobora kugakora. Havuyemo akazi ko mu rugo, akazi ko kwahira amatungo k'igishumba, ako kazi kavuyemo. Kandi kazi nagakora mu bisanzwe nize ibijyanye n'ubwubatsi. Sivye ko amahirwe ntigeze mbona amahirwe yo kubikoresha. Nagerageje najya gushaka akazi bakansaba ngo nimbanze nza n'uburambe bwaho nakoreye ngo maze imyaka 5. Ibyo byose bikagenda bimbera imbogamizi. Ndetse nashaka n'ikiyede nabwo nkakibura. Nubwo buzima nuko nguko bihagaze. So rero ubu ngubu ugiye kutubwira ku butumwa bwawe bwose, ugiye kuduha kuri za message zose, buri kimwe cyose winigure. Hanyuma ahangaha ushobora kuhakura inshuti, ushobora kuhakura abaterankunga, ushobora kuhakura abagufasha. Nukuri ku muntu wese wumva afite akazi yareba uyu mupapa. Hajya uri umupapa uri umusore? Ndi umusore. Okay, ngaho rero tubwira amazina yawe ubundi uhite usengera abakunzi ba Channel Denezevari TV. Ubundi nurangiza ugire gute uhite ukurikizaho. Numvishe uzi ijambo ry'Imana, uri umukozi w'Imana, hanyuma ubabwiriza ku ijambo ry'Imana. Nurangiza kubabwiriza ku ijambo ry'Imana uhite ukurikizaho n'ubuhamya bwawe bwose, ntugire na kamwe usiga kandi ubabwira cyane. Ndikaribu gusenga. Reka twubahe Imana dusenge. Mana nziza, Mana igira neza, Mana nyiri ibihe byose, Mana ikomeye cyane. Uri umubyeyi mwiza, ugira neza uko bwije nuko bukeye. Mwami turagushimye kuko wabashije kuturinda. Mana ngushimiye kuko uri Imana ikomeye cyane, ngushimiye kuko uri Imana igira neza. Mana ngushimiye ko wabashije kundinda ndetse ukagenda urinda inshuti, ukagenda urinda n'abaturanyi. Mwami ndabigushimiye ko ndagushimiye nanone ko warinze abakunzi ba Denezevari TV. Warabarinze kandi Mwami nanjye urandinda, none ndabigushimiye. Nyemere Uwiteka Imana nyiga ukomeze kutugira neza mu izina rya Yesu Kristo. Nyemere Uwiteka Imana nkweretse Mwami Imana bagiye kumva kudutega amatwi kugira ngo ubashe kubagira neza. Mwami bafungura amatwi bashe kubyumva mu izina rya Yesu. Kandi Mwami Imana ndasenze kugira ngo ubashe kungira neza, kugira ngo mbashe gutanga ubuhamya ndetse ibiganiro byose bigiye kunyura kuri iyi Denezevari TV bigende neza, biyobogwe n'umwami wacu Yesu. Kandi Mwami Imana ibyatuma bitagenda neza ibyo mbikubitiye kure mu izina rya Yesu. Mwami nsengeye ndetse n'abari kudukurikira bari impande zose kugira ngo ukomeze kubagira neza kandi bakomeze kugubwa neza
mwami Imana urakoze ndabigushimiye kandi bigusabye nizeye mu izina rya Yesu amen. Amen. Rero urakoze cyane, ushobora kutubwiririza abakunzi ba Channel Denizevali TV, hanyuma ijambo ry'Imana warangiza ugakurikizaho ubuhamya. Hanyuma rero yes, ni byiza cyane rero nshuti mukunzi wa Channel Denizevali TV, mwibutsa gukanda subscribe, mwibutsa gutanga like na comment ndetse no gusharinga. So umukozi w'Imana rero nkuko mwamubonye, umukozi w'Imana gira icyo ubwira abakunzi ba Channel Denizevali TV, hanyuma ukomeze utugezaho ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya n'ibindi. Ni nk'izihe nama wagira abakunzi ba Channel Denizevali TV? Ni nk'izihe nama wagira abakunzi ba Channel Denizevali TV? Inama nagira abakunzi ba Denizevali TV, mbere na mbere nuko bakunda Imana, bakayubaha, ndetse bagakiranuka ku gato na kanini. Ikindi bakanasaribulisinga, bakagushayiringa, bakansharinga, bakatera na komenti, ndetse bakajya bakurikirana iyi video bakayireba bakayirangiza, bagakora na subscribe, bagakora na subscribe, bagakora subscribe. Sawa rero, Imana iguha umugisha rero, umwanya n'uwawe warangije kudusengera, hanyuma ugiye kudukurikirizaho uko umwuka yakuyoboye mu bintu byose, arakubwira byose ubitubwire, niba ari nako kazi ukeneye, niba ari n'iki cyose ukibwira abakunzi ba Channel Denizevali TV, ndibaza ibyo ari byo byose harimo abanyamugisha kandi baguteza amatwi, hanyuma uze no gutanga nimero yawe ku muntu ushaka kuguha akazi. 07 8 69 46 68 9. Sawa, ubwo uraza kuza kuzisubiramo no mwisoza. Hanyuma rero karibu. Yego, murakoze cyane. Uyu mwanya ngiye kubagezaho ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo muri Yesaya ibice byaho 41. Turasoma umurongo waho wa 15, dusome tugeze kuri 18, aho ijambo ry'Imana riravuga ngo dore ngo nzakugira umuhuzo musha w'ubugi ufite amenyo, uzahura imisozi, uzayimenagura n'udusozi ukaduhindura nk'ibishingwe, uzabisora umuyaga, uzabigosora umuyaga ubitumure, umuyaga wa sekwakira ubitatanye, maze uzimishe Uwiteka wiratane uwera wa Isiraheli. Abakene n'abatindi bashaka amazi bakayabura, ururimi rwabo rukagwa umwuma. Njeweho Uwiteka nzabasubiza, njeho Imana ya Isiraheli sinzabahana. Nzazibura imigezi mu mpinga z'imisozi n'amasoko mu bikombe hagati ubutayu, nzabuhindura ibidendezi by'amazi, n'igihugu cyumye nzagihindura amasoko. Haleluya, nimwakire ijambo ry'Imana. Bakunzi ba Denizevali TV, twumvise ko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nzakugira umuhuzo musha w'ubugi ufite ngo amenyo, nguzahura ngo imisozi, nguzahura imisozi ukayimenagura, ngo n'udusozi ukaduhindura nk'ibishingwe. Nanone nguzabigosora ngo umuyaga ngo bitumure, ngo umuyaga we wa sekwakira ngo bitatanye, we uzishimira Uwiteka wiratane uwera wa Isiraheli. Ngo abakene ngo n'abatindi ngo bashaka ngo amazi bakayabura, ururimi rwabo rukagwa umwuma. Jeweho Uwiteka nzabasubiza,
njewe Imana ya Isiraheli sinzabahana, ngo nzazibura imigezi mu mpinga z'imisozi n'amasoko mu bikombe hagati mu butayu, nzabuhindura ibidendezi by'amazi, n'ibihugu byumye nzabihindura amasoko. Aleluya. Twiringire Imana kuko Imana ariyo mubyeyi. Ntukiganyire wibaza ko uvuga ngo Imana ngo ntabwo yakurengera, wibaze ese nzabaho gute. Ahubwo byose biharira Imana, kuko Imana niyo igerageza kuturengera, niyo igerageza kuturinda, ikaduha kubaho mu bikomeye, iraturengera, iradukomeza kandi tugira neza. Ni Imana ishoboye cyane, ni Imana igira neza. Impamvu natanga ubuhamya ku buryo Imana igira neza, nkanjyeho kubusangije ku buzima bwanjyeho gakeya. Ndi umuntu ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kubona ababyeyi, ndetse no kubaho byari ibintu bikomeye. Kubaho kwanjye kwari ugushakisha ubuzima, nkagenda nkorera, nagiye nshakisha amafaranga, nkaba nakorera amafaranga 700 ku kwezi, nkagenda ariko nagiye nzamuka, nkagenda nkorera 1000, bigira ngaho biranga. Nyuma yaho nagiye kubona umuterankunga anyishurira kwiga umwuga, ndawiga. Maze kuwiga nibwo nize, maze kurangiza mbura n'amafaranga ya itike yansubiza aho nagomba kujya gushakira imibereho. Niko byagenze, ngirirwa amahirwe nyine nikomeza kwibera ku kigo bw'amahirwe. Diregiteri waho aranyemerera niberaho, nkamaho, ndetse akanangaburira. Umuzamu afite umuzamu agateka akangaburira. Abanyeshuri bagaruka kwiga, ko nigaga boarding, bagaruka kwiga nkibera aho ngaho nyine tugasangira. Nyuma yaho nibwo nigeze ntembereye, nibwo nahuye n'umuntu w'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ambwira ibintu bigera kuri 2. Arambwira ati Imana izakugira neza, arambwira ngo Imana ngo igiye kuguha kwiga. Yarambwiye ngo nyuma y'ukwezi ngo ugiye kwiga, ngo nyuma y'icyumweru 2. Yarambwiye ngo ugiye kurererwa mu kigo cy'abihaye Imana, ngo kandi nyuma y'icyumweru nabwo uzajya kwiga. Ngeze aho ndavuga ati ese ubuse byashoboka gute, ko nta mafaranga afite, nta bushobozi ko nta bushobozi afite bwo kwiga, cyangwa nzarererwa muri icyo kigo cy'abihaye Imana gute, ko ndi umuntu ukuze, ntari umwana. Abarererwa mu bigo by'abihaye Imana ko aba ari abana. Nuko nyine biragorana gutyo, ariko nyine uko yakabivuze, nyuma ya bya byumweru 2 nibwo nahise ngirirwa amahirwe. Umudiregiteri yari umupadiri, arambwira ati ese ko nabonye ubashije, nagiye mbona uzi ubwenge, ati ese uwagushira mu ishuri ntabwo wabasha kwiga. Nanjye ndebye ubuzima nyine ndimo, ngeze ndavuga ati nakwiga, kuko numvaga kwiga bishobora kumfasha, ari aho byazangeza, kugira ngo nyine na wa mwuga nize nzawukore nanjye hari ibyo nzi. Nyuma yaho banshakira ikigo ndiga. Maze kwiga, hari wari waranyigishije, wari warankoresheje stage, yaje kumbwira nyine turatembera, nyine nza kumusura. Ngiye kumusura nibwo namusuye, maze kuza nyine uwo mudiregiteri ntabwo yabyishimiye. Nibwo ahise nyuma yaho afata umwanzuro, avuga ati rero reka ngo usubize abakumpaye. Nuko birangira gutyo nyine, nibwo bahise banjyana njya gushaka ikigo. Ibwo hari muri 2019 covid kujyamo. Ubwo nyine bigenda bimaze kuba gutyo, nibwo nahise nyohereza. Ngeze wanyohereje kwiga, arambwira ati rero reka ngushakire ikigo ujye mu bihaye Imana. Nibwo maze kugera gutyo, bimaze kugenda gutyo, nibwo byaje kuza njyayo ndererwamo.
bajya kunshakira ikigo, bagiye kunshakira ikigo ndakibura. Ikigo ndakibura, ibaze ko uvuye mu wa kabiri segonderi none bakagusubiza mu wa gatanu primaire. Ngeze aho byaragoranye, ndanabyanga, baranyihanganisha ati ihangane rwose uje kwiga, ariko mbere ya byose kugira ngo bansabye bileti yo mu wa gatanu, bileti ndayibura, bimbera imbogamizi, nshaka kwanga kwiga, ariko nagerageje rwose. No kuri icyo gihe nararize, nagize agahinda, ariko ndihangana nyine nemera gusubira mu wa gatanu, nkomeza kwiga, nuko ndiga. Nibwo nyuma y'iminsi mikeya covid hahise twumva ati covid yahageze, biba gutyo nyine, bigenda gutyo, nkomeza kubaho ngaho, guma mu rugo ibiraje, ndetse birakomera no kwiga bigenda bihagarara. Nyuma yaho nibwo nize, ndangije gukora icya leta, nibwo nagiye kugira akabazo nanone ko nta nubwo nari narangiza ikizamini cya leta. Hari ahantu nari ngiye gushaka ibipapuro byo kwigiraho, kugira numvaga ashaka kubona amanota meza. Nibwo nagerageje rero, ndashakisha, maze kuzanaho nabaga naho biba birahindutse, ubuzima bukomeza guhinduka. Nibwo nyuma yaho nagiye fata nigira mu mujyi wa Kigali. Ngeze mu mujyi wa Kigali nabwo ubuzima bukomeza kugorana, akazi kagenda kabura, kugeza na n'isaha akazi narakabuze. Ariko mbere ya byose ndashima Imana, kuko kuva muri icyo gihe Imana ntabwo yigeze inkoza isoni. Kuba uri mu mujyi wa Kigali nta kazi ufite, nta babyeyi, ndetse nta famiye, nta muryango, nta watakira, ariko Imana yagiye ingira neza, igenda ingaburira, ikagenda incira inzira, ndetse amafaranga yo kwishura inzu yaba yabuze, ntagira gutyo nkumva nk'umuntu arampamagaye akandangira akazi, nkahita mbona amafaranga ahuye na yandi yo kwishura inzu. Imana rero yagiye ingira neza, Imana yagiye inyambika, yagiye ingaburira, ndetse yarandindiye muri uyu mujyi wa Kigali. Buno ubuhamya bukomeye cyane, kuko Imana yangiriye neza, kandi na n'ubu ngubu iracyandinze. Ndabwira ko abandi ndetse baba bari muri ubwo buzima bakomeze kwikomeza ku mwami Yesu, bikomeze ku Mana, kuko Imana ariyo murengezi wacu, Imana ariyo mugenga wa byose, Imana niyo igira neza, niyo ibasha kutumenya.